ikintu mukimenye, Imana yaba iri gucyaha umuntu yaba iri kumukubita, byose bikorera mu mbabazi. Imana ishimwe. Byose ibikorera mu mbabazi, kuko bitari mu mbabazi yasamura ubutaka bukakumira nk'uko bwamize Kora, Datani na Biramu. Ubutaje Ndi wereka umuntu yazambanye, ukerekwa yibye, ukerekwa yakoze icyaha, amahano ayo ari yo yose. Igitangaza rero si uko umuntu w'Imana afite ubwenge, ahubwo igitangaza ni uko umuntu w'Imana yabura. Niba umuntu witezemo ubuyobozi runaka yitwararitse akagenda nk'utwaye amabanga y'igihugu, wowe ufite ibanga ry'ubwami, ufite ibanga ry'ubumana, muri wowe rirahari. Muri wowe harimo ibanga ry'ibizaba bikozwe n'ukuboko k'Uwiteka. Kuki witwara nka rubanda? Ubwo buhanuzi budafite ubwenge si ubuhanuzi. Ubuhanuzi rusange nibwo buhanuzi bujya muri rusange. Ubuhanuzi budafite ubwenge Satani bukoresha nk'inkota yo gushyira ku karubanda itorero no kugaragaza ubwambure bw'abakozi b'Imana. Ubwo buhanuzi budafite ubwenge yizewe kare. Uyu muntu Imana nimutuma kureba umuntu ufite uruguma, ntabwo arutoneka, ararwomora. Amen. Kubera iki? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Nimugira amahoro ya Kristo Yesu. Tunejejwe n'Imana kubana namwe mu biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Reka mvuge ngo ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. Kandi kuri bose ni igihe cyo kwamamaza inkuru y'agakiza ka Yesu, cyane ko abizera ariyo ntego dufite. Imana nishimwe. Amen. Kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Imbere yacu turabona mwene data Anicet. Anicet ubahaye ikaze. Murakoze cyane. Reka dusabe bene data baje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Niba mwanyuzwe n'ibiganiro dukora, nimugenda mudakoze subscribe kugira ngo uko ibiganiro tubishyizeho mujye mubasha kumenya aho igihe kigeze, kandi byose tubihabwa ku bw'ijambo ry'Imana. Iyo turebye ibyanditswe dusanga tugeze ku mugoroba w'isi. Ni igihe cyo kugaruka kwa Kristo, kandi dukwiye kuba maso twiteguye kugira ngo tutazatungurwa no kugaruka kwe. Yavuze ko azaza nk'umujura. Yavuze ko azaza nk'umujura, kandi koko iyo umujura aje ntago akubwira ngo nzaza iki gihe. Sinzi ko yapfa kubitinya. Ariya harimo ikintu kubazi ibijyanye n'umutekano. Njya nkunda kubigarukaho inshuro nyinshi. Ubundi habaho gukorera ibintu kugira ngo ubigereho, hakaba no kurinda ibyo wagezeho. Hari igihe bijya bishoboka ko umuntu abura icyo akora ntakore buri gihe, ariko umuntu ufite icyo afite akirinda buri gihe. Sinzi niba iki kinyarwanda cyumvikana. Ushobora kudakora buri gihe kuko wabuze icyo ukora. Ndibuka ko hari ejo bundi turi mu rusengero, hari ijambo mwaravuze ngo kurinda ibyagezweho nayo n'indi ntambara. Exactly, ko nabyo biri muri sector y'urugamba, biri mu cyiciro cy'urugamba, kurinda ibyagezweho. Rero kuvuga ngo nzaza nk'umujura nuko first of all ntabwo azamenyesha abantu igihe aziye. Yego, kandi noneho reka mbibutse ko itorero rya Kristo rizakurwa mu isi nk'irinyazwa ibindi biganza. Ntabwo ari uko Kristo azaza nk'uwiba, rizakurwa mu isi ryambuwe ibindi biganza. Ko mu byahishuriwe Yohana haravuga ngo ndabizi neza ko ahuri ariho intebe y'ubwami bwa Satani. Rero tuzakurwa mu isi tunahungishwa n'iyo ntebe. Imana ishimwe. Amen. Reka tuvuge ngo dufite umujura muri iyi si, arahari utwiba iby'agaciro, ariko dukwiye kubirinda kugira ngo tugumye tubisigasire kuko byagezweho. Imana ishimwe. Ariko kandi reka tuganire n'uyu mwene data n'ubundi turi kumwe muri iki kiganiro. Niba wakunze ijambo ry'Imana, bisangiza abandi, ukora share kugira ngo twese dukomeze twamamaze inkuru nziza. Reka tubasabe n'ubundi mutugire imbere y'Imana, mutuyobore mu isengesho. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimiye waduhamagariye muri Kristo Yesu, turakwitaba. Bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, uratuzura. Ibyo nta handi binyura kugira ngo tubyemere no kubyizera, nuko tworoshya ubwenge, intekerezo zacu zikagurwa n'Imana, ijwi ry'Imana rikabona aho rifata mu mitima yacu. Dawidi yarabivuze, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe muri nge kugira ngo rindinde ntazagucumuraho. Nta kindi kitubuza gucumura ni ijambo, kandi ijambo ni ubuzima bwa Kristo. Ubuzima bwa Kristo ni imibereho y'Imana. Ndagusabye kugira ngo umuntu wese wumva iri jambo ryawe, ukurikirana ijwi ry'umukanguzi, akumva tuganira twaturirana impamvu y'ibyiringiro by'abizera. Mu izina rya Yesu, umwuka w'Imana mubeho cyane. Ijambo ryawe ryaguke, ubwenge bwacu bwumve gukora ku Uwiteka. Mana,
Pawulo yabibwiye abakorinto abibwira abagiriki aravuga ngo sinaje wanyuzanywe no kubabwira iby'ubwenge bw'abantu ntabwo ari cyo kitwicaje hano utwumva ye kumenya ko ari twe tuvuze niyo umuntu twumva yazibagirwa ko ibyo tugiye kuvuga ari twebwe twabivuze ariko akibuka ko hari ijambo ry'Imana yumvise ibyo bizamukiza he kugira ugira urufatiro ku mwana w'umuntu ahubwo urufatiro rwacu ruboneke kuri Kristo Yesu ndagushimiye bana natwe urwaye umukize ufite umutima uhagaze ni wowe Mana ijya yururutsa imitima abari mu ntambara ubarengere abababaye bahabwa ibyishimo uwatawe afatwe n'ibiganza by'Imana umuntu utumvwaga Imana imutegera ugutwi umuntu abantu bimye amaso Uwiteka mubangukire kumureba izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro turagushimiye Jehova Shalom turagushimiye Adonai turagushimiye Tikeno turagushimiye Elayon turagushimiye Emmanuel Imana iri kumwe natwe bana natwe uduhembure waguye umubyutse kandi mu izina rya Yesu urinde imyumvire y'abantu n'ubwenge bw'isi gutuma tutumva ijambo ryawe ni mu izina rya Kristo umwami wacu tubisenze twizeye none n'iteka ryose amen amen muhabwe umugisha n'Imana amen ni muri Daniel ngira ngo umwami arota inzozi akananirwa kuzisobanura agahamagara abahanga n'abapfumu bo mu gihugu abo bose bakananirwa bigera naho batuma Daniel yego batumyeho Daniel niba ari umwami wakoresha ijambo rivuga ngo numvishe bakuvuga ko yego umwuka w'Imana zera yavuze umwuka w'Imana zera ari muri wowe umwuka w'Imana zera ari muri wowe hari n'abantu benshi njya numva bavuga ngo ufite umwuka w'Imana ufite ubwenge bw'Imana sorry ubundi sinjya nemerana n'umuntu uhamya undi yego singira umuntu ntuma aba confused njya nkunda kubabwira ngo kuri social media tubereka igice dushaka ko bamenya yego Anicet niba wamenye ko afite umwuka w'Imana muri wowe wamenye ko ufite iki ubundi niyo task dufite kuruta muvuze akantu keza muravuze muti kuri social media mwerekana uruhande dushaka ko abantu bamenya umuntu rero umusore n'umukobwa bari guteretwa cyangwa bari guteretana sinzi ko hari umuntu ujya agaragaza uruhande rubi ntibishoboka ntabwo bishoboka ntabwo agaragaza uruhande rubi ahubwo iteka ryose agaragaza uruhande rwiza kugira ngo imbere y'umureba agaragare neza niko na social media imeze noneho ndaza kubwira abantu baduteze amatwi baguma babivugaho ufite ubwenge bw'Imana ufite ijambo ry'Imana reka mbibashimire mwarakoze Imana ibaha umugisha ariko icyo wimenyeho nicyo kigukiza kuruta icyo wamenye ku bandi yego hanyuma wowe ubitubonaho wimenyeho iki wowe wamenye ko ari ubwenge bw'Imana ukamenya ko ari umwuka w'Imana uba muri Anicet wowe wimenyeho iki dufite esheke kandi mwebwe mubamugira ngo ni byiza bamugira ngo ni byiza by'abantu biyumvira ijambo ry'Imana bakumvamo ubwenge bw'umuntu ntibumva ubwenge bw'Imana mu byo twashatse kwigisha abantu na bwa bwenge burumvikana ariko icyo nshaka kuvuga ni iki nshuti z'umusaraba ubundi umuntu wahamagawe n'Imana Marcel umuntu Imana yahamagaye agira ubwenge bw'Imana niyo mubimbwira nge simbifata nk'igitangaza kuko ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo ubwo bwenge tubuvuga mu butunganyijwe ngira ngo ikiganiro twashyizeho cyo gutunga Imana mu bwenge niryo jambo twasomye mu bikorinto ubwo bwenge tubuvuga mu butunganijwe ngo Imana yaburemye kera mbere yuko ibihe bibaho ngo ibutegurira kubahisha guhesha icyubahiro abubaha Imana mu yandi magambo ubwenge ni ubwenge bw'Imana ni IQ n'urugero rw'imitekerereze y'ubumana niba ubwo bwenge butumye Imana yicara igatekereza kuguhamagara ntabwo iri bubukwime igitangaza rero si uko umuntu w'Imana afite ubwenge ahubwo igitangaza ni uko umuntu w'Imana yabura ubwenge Imana ishimwe muvuze ku kintu cyo kugira ubwenge ku muntu w'Imana reka mvuge ngo ubwenge bw'Imana mu muntu ndetse n'umwuka w'Imana ukorera muri twebwe uwo mwuka aduhereza kugira ubwenge siko bimeze umwuka w'Imana aduhereza kugira ubwenge reka ntange urugero rumeze gutya
niba uri umuntu w'Imana ariko udafite ubwenge ngira ngo nta sano ufitanye n'Imana kuko ubwo bwenge ufite nibwo Imana ikoreramo. Urugero reka ndutange rumeze gutya, amakuru ya Natani turayazi. Natani umuhanuzi wa Dawidi, umuhanuzi wagiye guhanurira Dawidi. Yego. Dawidi yabayeho mu buzima hafi ya turabuzi amateka ye turayazi, tuzi amateka ya Dawidi. Dawidi yari umunyabyaha, reka mbivuge gutya, yarasambanye arica, ariko yari umwami, yarayoboye Isiraheli ajyaho ari ku isezerano ry'Imana. Imana yaramutoranyirije kuyobora ubwoko bwayo, imukuye ahantu hagayitse, ariko Imana imubonamo umumaro. Dawidi amaze kugera kuri iyi ngoma, ngira ngo ni yashatse no kubakira Uwiteka, Imana irabyanga, Imana yarabyanze. Ariko Imana yaramutoranyije kugira ngo ayobore ubwoko bwayo. Amaze gukora ibi bibi, Imana yamutumye w'umuhanuzi witwa Natani. Agezeyo, reka tuvuge kuri bwa bwenge rero, sibyo? Natani wari utumwe kuri Dawidi nk'umwami, agiye kumuhanurira, ajyanye ubutumwa Imana yamuhaye. Uyu Natani yagiye ate? Natani yagiye ate? Iyo dusomye amakuru ye tukumva uburyo ubutumwa yabujyanye, yagiye amucira umugani. Hariho umuntu umeze gutya, uretse no guca umugani, reka tubitware gatoya kugira ngo tudafashwa tugasiga n'aba bantu. Yego. Ubundi mbere yo guhabwa ubwenge bw'Imana duhabwa kumenya Imana. Yego. Ko kumenya Imana nibyo bibyara kwizera. Yego. Mubigishe kwitondera ibyo nabategetse, abemera akizera babatize. Ubwo iyo ni discipleship. Kugira ngo abantu bamenye nuko babwirwa, kuko kwizera bituruka ku kumva ijambo ry'Imana. Nta nubwo abantu bakumva batabwiwe. Ubu umuntu wese uduteze amatwi ntategereze kuzasoma ikindi gitabo cyangwa gusomerwa ikindi kugira ngo ashyire mu bikorwa ibyo ari kumva. Ubu ni gutya Imana imuhamagaye. Ubundi iyo umuntu amaze kumenya Imana arayemera. Iyo uyemeye urayizera. Kwemera no guhamya bivanze, icyo cyitwa kwizera. Kwemera no guhamya. Hari abantu bemera Imana ariko batayihamya. Hari n'abantu bemera Kristo batamuhamya. Abo ntabwo ari abizera, ahubwo kwemera no guhamya. Icyo wemeye ukagihamya, exactly, nicyo kibyara kwizera. Kwemera ugahamya, iyo bibyaye kwizera, uko kwizera kuduha imibereho isabana n'Imana. Gusabana n'Imana bikaduha ubuzima bw'umwuka. Imana ishimwe. Noneho ubu buzima bw'umwuka rero tuba duhawe ni imibereho y'ubumana muri twebwe. Umwuka w'Imana afite ingingo, afite ibice, afite amatwi, afite amaso, afite amaguru, afite umunwa. Umwuka w'Imana arahumeka, sibyo? Umwuka w'Imana aragenda agatekereza. Iyo mitekerereze rero y'ubumana muri twebwe nibwo bwenge bw'Imana. Nibwo buzima. Noneho ubwo bwenge bw'Imana bw'ubumana duhabwa muri package y'umwuka, mu ipaki y'umwuka w'Imana. Kuko Imana yaduhaye Kristo, Kristo aduha isezerano ry'umwuka, kandi uwo mwuka yaraje aduhindura abagabo nyabagabo. Umwuka wera nabamanukira muzahabwa imbaraga, muba abagabo nyabagabo, abagabo bo kumpamya. Ntabwo tuzahamya tutazi, nta nubwo tuzahamya tutemeye. Noneho nitwemera tugahamya tubaye abizera. Noneho bari extra, ntabwo tubaye abizera gusa, we are supernatural mu buryo buri believers. Kwizera kwacu bitugize ikiremwa kidasanzwe, noneho bitumye tuba n'abizerwa mu maso y'Imana. Ako kantu niko nagendere kugira ngo tugere kuri Natani na Dawidi. Iyo umuntu abaye umwizerwa mu maso y'Imana, niwe Imana ituma. Ntabwo Imana igituma umuntu itizera. Kwizerwa nayo, first of all, niba ugiye gukoreshwa n'umwuka, Imana irareba ikavuga ngo uyu mwuka yaramuhinduye mbere y'uko amukoreramo. Kabiri, agira ubwenge bw'umwuka. Gatatu, yumvira umwuka. Kane, ayoborwa nawo. Ni ibintu bikwiye kujyana. Exactly. Utarahinduwe n'umwuka ntabwo ukoresha. Nta bwenge bw'umwuka ugira, umwuka ntiyaguha kuvugira mu bantu. Wowe ubwawe utayoborwa n'umwuka, ntushobora kubana nawe. Utumvira umwuka,
ntiyagutuma. yego Kuko ibi ni ibihamya, ni amahame kandi ntabwo ari inyigisho za Anicet. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Urakoze. Imana ishimwe kandi uwo muntu ni umwizerwa. Uwo muntu ni umwizerwa kuko Imana ntigikoresha abikuye mu bundi bwami. Yego. Abakada b'Imana babyarwa n'Imana. Imana ishimwe. Amen. Abanyamabanga b'Uwiteka irabibyarira. Yego. Bafite amaraso y'ubumana. Yego. Bafite icyubahiro cy'ubumana, bafite ubwenge bw'ubumana, bafite imyitwarire y'ubumana, bafite amagambo y'ubumana, bafite ubuzima bw'ubumana. Muri bo bahumura Imana, bagenda bashyira mu ntego iby'Imana. Ni imibereho y'Imana igendera muri bo. Rero uyu muntu iyo ameze atyo, biroroshye ko Imana imutuma kujya kureba umuntu ufite uruguma, kandi akagenda yizewe kuko uwamuhaye ubutumwa aramwizeye. Yizewe kare. Yego. Uyu muntu Imana nimutuma kureba umuntu ufite uruguma, ntabwo arutoneka, ararwomora. Amen. Kubera iki? Afite imiterere nk'iya Kristo. Yego. Bibiliya iravuga ngo n'umwotsi ucumba ntabwo azawuzimya. Yego. N'urubingo rusadutse ntazaruhungabanya. Kubera iki se? Urubingo rusadutse abantu babizi, iyo urubingo ruvunitse rumerera hamwe n'ubundi rwavunikiye. Kristo ntashaka uwo mushibuka, ntashaka uwo mubyare w'urubingo, arashaka ngo na rwa rundi ruhungabanwa n'umuyaga narwo arebe ko rwakomera. Kuko urubingo rusadutse iyo umuyaga urukubise hamwe hasadutse haragenda hakaba umukara hakihuza, rugakomerera mu gikomere, rwarangiza rugakomeza rukamera. Iyo rubonye ikintu kiruvuna ruvunika vuba, ruba rwaranahinduye n'isura. Ruba rwaranahinduye n'isura, ariko rubaho. Kristo rero ntashaka guhungabanya uwo muntu. Hito ubihuza rero n'umuntu ufite ubwenge. Natani agiye kwa Dawidi. First of all, Dawidi ni umwami. Amen. Nta mwami ubwirirwa ku karubanda kabone n'iyi Imana yabikubwiye ngo jya kumucyaha, ntubikorera ku karubanda. Tureba abahanuzi bose babayeho. Eliya yaraciye uyasanga habo ibwami. Ntabwo yahagaze mu baturage ngo avuze induru, yagiye ibwami. Turebe Elisa. Elisa yazibaga icyuho, atuma ku mwami aravuga ngo mwami nyagasani, uwo mugaba w'ingabo si umupagani Namani waje, nimumunyoherezeho. Ntabwo ari ibintu bagize intambara. Twihute. Dawidi yasambanyije muka Uriya, yica Uriya. Afite ibyaha bibiri, yamennye amaraso, yishe deja, aranasambana. Ibyo byaha byombi Imana ibyanga urunuka. Uyu muntu spirituellement, vi spirituel, ni umupfu, ntawuriho, ni intumwa. Ni bamwe mu rusengero ntuzajya yerekwa akabona ni intebo yuzuye puberi, akabona ni umwanda uraho. Ni bamwe ujya kubona ukabona ni urubwa rwicaye ku ntebe, ugahita uterura ugasohora. Sibyo? Siko mujya mubyerekwa. Ni uwo mugabo umeze atyo, yishe. Ibiganza bye nujya kumureba mu buryo bw'umwuka ari koga mu nyanja yuzuye amaraso. Nawe ntafite ishusho y'umuntu, ni ikinyamaswa. Umweretswe wabona ari nk'ikiyoka cyaconcomeye ubuzima bw'umuntu. Kumwica bisaba ubuhiri. Ushobora guterura ubuhiri umweretswe gutyo, ushobora guterura intebo ugasohora uhita urenze idirishya. Imana ntikeneye umuntu nk'uwo rero, umubona nk'intebo. Ikeneye umuntu urebera Dawidi mu mbabazi, kuko ntiyamugutuma ahita amubabariye. Iki kintu mukimenye, Imana yaba iri gucyaha umuntu yaba iri kumukubita, byose ibikorera mu mbabazi. Imana ishimwe. Byose ibikorera mu mbabazi, kuko bitari mu mbabazi yasamura ubutaka bukakumira nk'uko bwamize Kora, Datani na Biramu. Ndi wereka umuntu yasambanye, ukerekwa yibye, ukerekwa yakoze amahano ayo ari yo yose, jya umenya ko ari ikimenyetso cy'imbabazi kimuhishuye. Nizo zimuhishuye kuko Imana iramukeneye. Niba imukeneye rero
imana igutumye ari yihari yazite. Yego. Yo yazite. Yamukubita umuntu akubiswe n'Imana yakomorwa nande? Ubwo no kuvuga ngo nyine ninde yakira hehe? Yamwirukana mu rusengero. Umwuka nasohora umuntu mu rusengero se azongera kwinjizwamo nande? Yamusebya ku karubanda. Imana nikoze isoni se icyuho cy'isoni zacu zizahozibwa nande? Twatanze urugero mu kiganiro cyatambutse cy'uburyo Adamu na Eva basohotse. Urakoze cyane. Urakoze. Bari bacumuye. None se ari babi maso y'Imana bahindanye. Nimutekereza umunyabyaha umukiranutsi wa mbere mujye mutekereza Adamu na Eva. Amen. Nimutekereza umunyabyaha wa mbere mutekereza Adamu na Eva. Nutekereza umuntu watengushye Imana utekereza Adamu na Eva. Nutekereza n'umuntu wanejeje Imana utekereza Adamu na Eva. N'umuntu wabonye imbabazi. Noneho iyi Imana iza muri angre ababuze ubwenge bw'umwuka bagendamo. Adamu na Eva bari gupfa. Ariko iraje iramubwira ngo Adamu urihe? Aravuga ngo nihishe mwana. Numvisha imirindi yawe. Numvisha imirindi yawe ndahunga. Wampungiye iki se ko dusanzwe dusabana ko tuganira monami? Wagiye kwihishira iki? Aravuga ngo nambaye ubusa ntinya kureba mu maso yawe. Imana iramubwira ngo ngwino. Imana ishimwe. Ihanagura ubucocero. Ikuraho ubucocero bari biremeye. Imaze kubuhanagura yica itungo yambika Adamu. Iramubwira ngo icyo nkubujije ni Edeni. Ugiye kurushywa n'icyo wakoze ubinyuma. Ariko asohokana umwambaro w'imbabazi z'Uwiteka. Uzi ukuntu umuririmbyi aririmbye yaravuze ngo ngukuko yaje nshaka, ngukuko yaje nshaka, ntangazwa cyane n'imbabazi ze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana yagiriye Adamu na Eva ikabagirira imbabazi ntibace ikabahereza. Ongera ugaruke. Umuntu wakoze icyaha yagikoranye nande? Reka dusupoze niba ari ukwica yagikoreye umuntu amukura mu mubiri. Niba ari ukwiba yibye umuntu ibyari kumugirira umumaro arabijyana. Niba ari ugusambana ni babiri bahuye bakora ibyaha. Ariko Adamu ntabwo ari cyo cyaha yari yakoze. Si cyo cyaha cyari cyabaye. Na Eva si cyo cyaha yari yakoze. Eva yazanye imitekerereze ya Satani mu mibereho y'ubumana. Yego. Icyo cyaha cyateje ingaruka jusqu'à présent. Uyu munsi turacyari mu ngaruka z'icyabaye. Ingaruka zacyo Imana yarabababariye. Ninde wundi uriho wo kutababarirwa? Imana yarababariye, ariko hari imihango imwe n'imwe tujya dukorerwa mu nsengero z'iwacu ngo zo gukurwaho icyaha cy'inkomoko. Nawe urabizi ibyo bintu ko bibaho? Ku muntu utarizera. Umuntu utarizera agira icyaha cy'inkomoko. Nk'icyaha cy'inkomoko. Ariko umuntu wizeye ntacyo. Nibi ngibi mujya musengera impinja ngo zavukanye ibyaha bya Adamu. Nuko mukiri muri Adamu wa mbere. Ntago nemera imirimo ya Adamu wa mbere kuko haje Adamu wavukiye mu rugo rw'abizeye. Kuko hari Adamu wa kabiri. Hari n'abantu bajya babikomporeninga ngo na Adamu wa nyuma ngo kuko ngo ntihazaza uwa gatatu. Bibiliya ivuga uwa kabiri. Yego. Adamu wa kabiri ari we Kristo. Kandi Adamu it means umuntu. Yego. Ni umuntu nyine. None icyo cyaha cy'inkomoko mbose icyo twagendereye ariko niyo erega aha ni kwijwi ry'umukanguzi ntidushaka ngo hagire umuntu usinzira ibitotsi atewe no kutamenya. Reka iri jambo ndirebe. Adamu ndumva ari mu itangiriro. Urwa mbere rw'Abikorinto igice cya 15. Urwa mbere rw'Abikorinto igice cya 15 umurongo wa 19. Haravuze ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringira gusa tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. 20. Ariko noneho Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. 21. Kuko ubwo urupfu rwazanwe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanwe n'umuntu. Ari urupfu n'umuzuko habanje iki? Habanje urupfu hakurikiraho umuzuko. Niba hakurikiye umuzuko hariho abazutse cyangwa hariho abapfuye? Hari ababanje kupfa, hari abapfuye kugira ngo bazuke. Abazutse barahari.
Marise jya unsubiza udashyizemo ibintu biri logique byadanje. Niba habanje urupfu abantu bari mu mva, niba hakurikije umuzuko abantu bose bagize bate? Abantu barazutse bari mu buzima. Barazutse. Urupfu ruzanywe na Adamu na Eva, umuzuko uzanywe na Kristo. Kuki dushakira abantu mu rupfu kandi umuzuko uhari? Dukomeze. 22 haravuze ngo nk'uko bose bokojwe. Kokojwa no guhabwa ubwoko. Barokojwe nyine, twahawe ubwoko bw'urupfu, cyangwa se twarorojwe, twahawe korora urupfu. Bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Amen. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwazaza. Nibwo imperuka izahera ko isohore. Ducukiriza aho ngaho. Ibyo byaha by'inkomoko biriho ku bantu batarizera umuzuko wa Kristo ngo bazuke. Kuko ubundi nacyo cyatumye Kristo aza. Abantu bazi ngo yaducunguye ibyaha, nkunda kubivuga. Ntabwo Kristo yadukijije ibyaha, yadukijije urupfu twaterwaga n'ibyaha. Noneho aduha imbaraga zo kwizera zitsinda ibyaha. Yadukijije urupfu rwa kabiri, aratuzura. Sibyo? Tumaze kuba bazima aduha imbaraga zikorera mu bazima, ko umuntu muzima arafonksiyona. None rero tugaruke. Umuntu wese udukurikiye, ukaba waruzuye umwuka wera, ukaba ufite impano z'umwuka wera, Imana ikabikorera muri wowe, itaraguhindura, itakuyobora, utizerwa nayo, utagira ubwenge bw'umwuka, subira inyuma, rekeraho guhanura, usaba ubwenge. Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo ubuze ubwenge nabusabe. Niba utarahindurwa n'umwuka ariko ukagira ururimi rw'umwuka, hunga cyane. Uwo ni umwuka wa sekibi ukurimo, ni umwuka ukorera mu batumvira Imana. Siko Bibiliya ivuga. None se niba udahinduwe n'umwuka ntugire imbuto z'Imana, niba utayoborwa n'umwuka w'Imana ariko ugakorana n'umwuka, urumva uwo mwuka akomoka kuri nutumwa kuri Dawidi uzagenda umeze ute? Uzapfa. Nutumwa kuri Dawidi, reka mbahe urugero. Dufite abahanuzi mu Rwanda bahanuye, ntabwo ndi sure ko bateretswe cyangwa ko beretswe, ariko bajyanye yerekwa nabi. Kandi ryari ryo I don't know. Ntabwo tubizi niba ari ryo, niba atari ryo, umuntu araje aje mu baturage. Dufite inzego z'umutekano, hari igisirikare, hari polisi. Urahagaze ngo intambara irabaye, niba ari message wagiye kuyiha abasirikare bakitegura urugamba. Ko Natani yisangiye Dawidi koko, ko atari ubwa mbere umuhanuzi ahanurira umwami, ko na Elisa yajyaga yumviriza ibyo mu murere, yakumva bagambanira igihugu agateguza ingabo. Urabibwira abaturage ngo bafate imbunda, uri kubibwira abaturage ngo bakora iki? Uwo mwuka wahawe bahunga igihugu. Uwo mwuka wahawe akubayemo ate? Reka tube turetse. Uwo mwuka nyine akurimo wowe mu buryo wumva. Ariko nk'iyi message uyihaye abaturage ngo bagenze bate? Bihane. Ubwo niba ubabwiye ngo nibihane, nushaka wibabwira ngo ni intambara, babwire ngo mwihane, herezo ryanyu rigeze hafi. Abo bivuze mu bwenge. Ariko niba uri guhanura intambara, yibwira abasirikare nibo bazajya kurwana, nibo batojwe iby'urugamba, nibo batojwe iby'urugamba. Bitari ibyo ubuhanuzi bwanyu buri gukura imitima. Kandi iteka ryose iyo ubwira kamere ngo urapfuye, ihunga urupfu ikiruka. Icyo gituma abantu banga Imana yayo. Twongere tuganire. Nimwirinde ni kuwiteka avuga, igiti kiraguye kizagwa, wowe uhagaze he? Uzaburi nturi munsi y'igiti. Sinababwiye mistake yagiye ikorwa n'abahanuzi bakuru. Eliya, Bibiliya imwita umuhanuzi w'umuriro, yakoze mistake yirukana imvura mu gihugu atuyemo. Iyo yirukana mu bwami bwa Ahabu, imvura ntigwe ibwami, rubanda rukayibona. Yego bari ibwami bari kujya muri rubanda, ariko bakamenya ko ibwami ariho bahanwe.
Eliya amaze guteza amapfa mu gihugu inzara yamwicaye ku kagezi kandi ari wabyihamagaye Imana irangije yohereza igikona kumugemurira iramwita igenda utunge Eliya ariko yari yirukanye ibyo kurya mu gihugu nawe akirimo yego iki mu cyumve niba ari umupfapfa wa mbere ubaho ni umuntu udakunda gakondo ye kandi igihugu cyawe niryo sezerano ry'ibanze Imana yaguhaye gakondo y'umuntu dufite abahanuzi bahunze igihugu bagiye mu bambere yes ngo intambara izabe bari hanze ngira ngo hari n'abapfuye baragiye bavuze ngo bahunze intambara Marise uri umuhamya icyo gihe twari turi kumwe na mukuru wawe yego ndabyibuka gura igikapu cyo kuzahunga urakoze yumvisha amakuru kuri BBC yumvisha amakuru kuri BBC agura igikapu cyo gutwaramo imyenda yahunze hashize imyaka 10 hafi 14 ubu si igikapu ntikirasaza ubu se ahubwo kiracyahari urakoze none shingira ku byo twumvaga cyagiye noneho mu materaniro ubu twari kubyara ntibishoboka uwo mwuka ni uwo kurinda ni uwo gucogoza abantu first of all urabangisha igihugu ubabuza amahoro uyu mwuka uratuma turara duhagaritse umutima hari igihe twajyaga turyama tuba mu rugo abibwiye abana ngo tube maso kandi ntituri bufate umujura ntituri bugire dute aho kuba maso guhangayika tukabura ibitotsi uzi ikintu cyankomeje umunsi umwe nuko twari turi kuva ku ishuri ngira mwene data n'inyakwigendera yaratabarutse yitwa Habarurema yitwaga Barumagerasi ndamwana ariko namwe murabizi ko abajura bateye turyama turi maso aravuga ngo ni mwebwe mubikanga ariko iwacu ntabwo tubikanga numva ko iwabandi ntabariyo ndabwana bataragiye iwabo wa ntuza ntibazazi iwacu ngira ihumure ariko bari bambwiye kuba maso bimbuza ibitotsi yego umuhanuzi rero w'ubwenge niyo ahanura intambara yigisha abantu kwirinda ibyaha akigisha abantu gukizwa kugira ngo intambara n'izuba izasarura zasange yejejwe yego uwo ni umuhanuzi ufite ubwenge yarebye Natani rero umwe twagereranyaga n'urubwa aramureba arambwira ati Nyagasani hari umuntu w'umutunzi ufite intama nyinshi yego hako yacocomeye kumuturanye abonye umushyitsi kandi gatama kamuraraga mu gituza abonye umushyitsi aho kwenda muze aragenda ajya kuri wa muturanyi akura agatama kamuraraga mu gituza arakajyana akazimanira umushyitsi agaha umushyitsi Dawidi abyumvishe Dawidi yari yasuwe pe Dawidi yari umushyitsi uwo muntu ntakwiye kubaho utaragacibwa n'ubwami bwanjye uwo muntu ntakabeho ntakwiye kubaho iryo jambo bwaryo ngo uwo mwami uti uwo muntu ntakabeho Natani yaramubwira uti ni mwebwe nyakubahwa ntakabeho yaturutse mu kanwa ke iramucogoza aramanuka icyubahiro arakireka aramubwira ngo abagore bose barabawe ariko wafashe agatama kawuriye kandi nawe umva se ukuntu umwami amubwiye nawe si wowe ni umushyitsi wari waje n'umushyitsi wari waje ntabwo ari wowe n'umushyitsi wazimanira wasuwe ntabwo asanzwe atuye iwawe ntabwo yaje ari umushyitsi yaje ari umushyitsi mwami Nyagasani uwo muntu yari ifitiye byinshi yari abifite yari afite amasho yari ahari ako ni umushyitsi none se ko mudasanganwe ko atari kusanzwe uteye umugabo uri kubwirwa ngo ni umushyitsi wamusuye afite abagore 68 Dawidi yazanye 68 ariko aramubwira ngo Nyagasani ntabwo ari wowe ni umushyitsi reka dusuhuze abantu basuwe mukomere cyane ntabwo ari mwe ni umushyitsi ariko ikibazo ntamuzimaniye agatama k'abandi agatama k'umukene mu by'ukuri kamuraraga mu gituza ariko konyine afite kamususurutse abantu bari udutama hari udutama twariwe pe ariko si bo ntabwo aribo nabo ni umushyitsi
bakazimaniye umushyitsi udutama twarariwe kwera none se ntuzawe ko wari usuwe ko ari ibintu bidahoraho warekeye aho kurya iby'abandi ko umushyitsi ashobora kuba yaragiye kandi nawe disa byumvishe yamera nka Dawidi uwo muntu ntakwiye kubaho ntakwiye kubaho ntakabeho rwose wese umuhanuzi w'ubwenge yatuje Dawidi akubita ibipfukamiro ahita afata turuwajuru yego seke Imana ishimwe Dawidi afata iminsi 3 yikubita imbere y'Uwiteka abwira Imana ngo nkuraho ikizira weze n'urubyaro ruri muri iriya nda ubwenge bw'Imana mu muntu nkuraho ikizira weze n'urubyaro ruri muri iriya nda inda ntiyavutse umwana yarapfuye ariko kuri Betisheba kuri uwo mugore winjiye niho Natani yaragarutse aravuga ngo isezerano ry'ubwami Imana ishimwe rikomereje kuri uwo mugore yikubise hasi arihana aratura ntuzawe intama warayibaze urayirya yari mu gitoza cya nyirayo kandi urabizi rwose ko icyo cyakwicisha urabizi ariko urabizi neza ko narabivuze ejo hari abantu bakwita boss kubera salary ariko mentalite zawe barazizi ko zituma ugaragara nk'urubwa tuvugisha ukuri akwita boss kuko ari umukozi wo mu rugo kubera umuhereza ku gashahara kakabona agashahara karya n'ibiryo by'iwabo ariko arakuzi ariko nawe urabizi kuri urubwa mu by'ukuri uramubangamira se wowe yubashye ku gashahara ariko si wowe nawe ni umushyitsi wagusuye ujya kumuzimanira mu cyumba cy'umukozi ariko ntabwo ariko yari asanzwe ntabwo ariko wari usanzwe mu by'ukuri uwo mushyitsi wamusezereye akitahira ko adatuyeho ko nta mushyitsi ubaho yasuye ntawuhatura ariko uyu muntu nyine akeneye umuhanuzi Natani se ubu ntaramwumva Natani arahari ubu ntabwo uramwumva Natani arahari rwose hanyuma umuntu ufite umwuka w'Imana akeneye kuba mu buzima bwa Natani akeneye kubaho nka Natani Imana ishimwe kandi atera umwami gucogorera imbere y'umuturage ayobora abitewe no kubaha Imana message wahawe hari uburyo igenda umugabo umwe arakugendeye asura umugabo w'umuyobozi yarerekwaga ahanura ni umugabo bagirira batya agezeyo abona uwo mwene data nawe yarasuwe asuwe yizimanira agatama k'abandi abaragafashe undi aramureba arambwira uti inkoze ku maso tiri rambwiye ngo warabisoje umugore ari aho ngaho umugabo wariye agatama k'abandi aramubwira uti ncika ijosi uravangiwe kandi azi neza ko yakariye ndagira ngo mu nyumve uravangiwe azi neza ko yakariye azi neza ko ari n'Imana imuvugiyemo basoza umugore nyir'urugo azi ko umuhanuzi yavangiwe ariko umugabo nyir'urugo azi ko umuhanuzi atavangiwe aramubwira ati mukozi w'imareka nkugeze imbere wakoze uradusura aramujyana muri hoteli ahantu amugurira icyo kurya amaze kumugurira icyo kurya amaze kurya ava mu rushyi kubita urushyi rumwe akubita urundi rwa kabiri aramubwira ngo ibyo wabonye nibyo ariko wabivuze nabi urankoze isoni imbere y'umugore yari akwiriye urushyi yari arukwiriye ndagira ngo mbabaze ari umuhanuzi weretswe ko umugabo yasambanye akanabivuga ari n'umugabo wahakanye ko yasambanye uwagize neza ninde uwagize neza n'uwabihakanye urakoze kubera iki ntabwo twaguye bene data uwagize neza wibiseguraho ubyumva nabi nuri muri pozisiyo mbi umuntu uhagaze nabi iteka ryose iyo umusunitse agwa nabi cyane abantu bahagaze mu manegeka dufite abantu n'uyu mwanya kuri kamera hari umuntu uri kutwumva wahuye n'abahanuzi batagira ubwenge kandi mwibwira ko ubwo babonye ibiri byo mwibwira ko babibwiwe n'Imana siyo ni Satani kubera iki mvuze ngo ni Satani si Imana icyaha wakoze wagikoze ubwirijwe na Satani ugikoreraho Satani ari kandi Satani niwe waguhuje n'uwo mwagikoranye Satani ateretera umugabo Satani agateretera umugore wagera imbere y'umuntu akumva aragukunze ndagukunze kandi siwe nawe si wowe ni komisiyo umukomisiyoneri uri hagati yabahuje numubwira ukabona umuntu arakurebye n'ubwa mbere mubonanye akwiciye akajisho murasekeranye
ukajya ugira ngo uri mwiza. Ni komisiyo. Satani yakinnye komisiyo. Yakinnye komisiyo, wowe tayari wabaye igicuruzwa, uri produit ya dayimoni. Satani yamaze kugutanga, uri ku isoko ry'imana. Urumva, noneho bakuraranye rimwe kabiri gatatu, birarangiye ngo ni ukuri mwiza. Nta bwiza butagira igitinyiro, ubwiza bwose bugira igikundiro, icyubahiro n'igitinyiro. Ubwiza butuma buri muntu wese akubahuka ntabwo buri mu mwuka w'Imana. Ubwo bwiza burapfuye, nta bwiza buhari. Komisiyo ya Satani yagusinyeho. Umuntu mwiza abantu bose baramubona, uw'umwuka n'umubiri baramubona. Iyo afite igitinyiro bose baramutinya bakanamwubaha. Ariko iyo uri mwiza nta gitinyiro nta n'icyubahiro, wubahukwa n'imbwa cyane rwose. ukaba uri umugore w'umugabo, tuntu turaho twamaringaringa tukakubahuka. Uva mu rugo rw'umugabo, mu mbabarire, ukajya mu turogi turaho dufite amafuti. Nuko nyine bene uwo muntu niko ateye. Uri mwiza ariko nta gitinyiro, nta n'icyubahiro. ntacyo rwose. Niba utagira icyubahiro rero nta mana ikubamo. Uri mwiza pe. Uri mwiza. Noneho umubiri wawe ntaho utaniye n'inyanya zicuruzwa hariya hano mu mabase. Bivuge muri rwa rurimi rw'iriyepfi wanyu, kumusuma. Yego, kumusuma. Umusuma mu mufuka baba baraciye. Urakoze cyane. Tuba tukanyujijeho kugira ngo na biriyepfo tubabwire ngo mwazibuhire. Ntaho uba utandukaniye n'ibyo badanditse aho ngaho. N'inyanya zirasa neza ariko ziri kumusuma. Urakoze. Bazirambitse. Nta n'agaciro. Ariko urunyanya zose n'inyanya, hari n'iziri muri supermarket. Fata urwo runyanya barambitsaho, urushyire muri superimarishe. Ruhita rwihitiramo umuntu uruhaha. Ni umugore cyangwa umugabo uri mu rugo rwe. Ruhita rwihitiramo umuntu uruhaha na revo agomba kuba ariho. Kuko si bose baruhaha. Urakoze cyane. Si bose baruhaha. Nubwo zose ari inyanya, ariko hari n'iziri kumusuma. Yes, hari n'iziri aho ngaho. Rero hari abantu bataye agaciro kandi bagenda bameze nk'aho bakigasaba. Bene uwo muntu uzamubwirwa n'iki? Afata ibyari bikwiriye kujya mu ibanga akabishyira ku karubanda. Tayari ahita yambarira hano. Nigeze nabivuga, bene uwo muntu warangiza ukamubwira ngo rinda, ararinda iki? Nta by'agaciro agira. Umuntu uzi ko hari icyo afite amenya uko akirinda, ariko umuntu uzi ko ntacyo agira ntakirinda. Wowe rero umurebye uhita uvuga ngo uyu muntu nta soni afite. Uzi impamvu wowe wumva yari akwiriye kuba soni afite isoni? Ni uko muri wowe zirimo, ariko muri we ntazibamo kuko nta cyubahiro n'igitinyiro agira. Cy'agaciro kirarindwa. Umuntu ugira isoni ni umuntu ugira icyubahiro, ariko umuntu utagira icyubahiro ntajya agira isoni. Nta muntu se wari unyaye ku bantu ku muhanda ntabwo uhibuka? Ndahibuka. Kandi ni mwiza pe. Ni mwiza, ateye neza. Kuraho akajipo shose. Wabigenza gute? Yananyaye ku muntu. Yananyaye ziratemba nyara ku muntu. Urakoze. Yamunyayeho rwose. Kandi ni mwiza. Kandi uwo muntu turi gushaka kumubwira ngo nagira isoni, arazigira gute atagira icyubahiro? Murakoze. Tugaruke. Marise, umuhanuzi utagira ubwenge abona ubutumwa bwa Anicet akajya kuri YouTube. Anicet, Imana iravuze ngo, ese nihomba? None se ko ari Anicet unavuze izina rye, abandi bari kubyumvira iki? Ntiyanategesha igihumbi ngakugeraho, ntabwo cyageramo. Nareke gutegesha igihumbi, icyo ni kinini. Igihumbi yategesha cyohereza, nagura amayinite y'ijana, mesaje ni 10. Ariko se ibyo byawe kuri social media kari ibyawe, maziki arabihera iki si yose? Uri umuntu w'umugabo ufasha umuntu w'umubyeyi ngo Imana irambwiye ngo ubwo buhanuzi uri kuvuga narangaje uri kubikoreshamo. Uyu mubyeyi ni nyirabukwe w'umuntu, by the way. Uyu mubyeyi ni umukazana w'umuntu. Uyu mubyeyi ni umunyarwandakazi. Uyu mugabo ni umugabo, ni sebukwe w'umuntu, ni umukwe w'umuntu. Uyu mugabo ni nyirarume wa runaka, ni nyirarume wa runaka, azaba sekuru wa runaka. Urumva ibintu uri gukora koko n'ubwenge bw'Imana? Mbabarira kankavuga. Umuntu agiye kuri YouTube
avuze umuvugizi w'itorero ngo Imana yaraguciye. uyu muntu akwiriye urushyi. Akwiriye urushyi. Akwiriye kujyanwa muri hoteli akagurirwa inkoko agasengererwa ariko akarya urushyi. Akarya urushyi kuko ibyo yavuze nibyo pe. Ibyo yavuze nibyo ariko se abivugiye he? Abibwiye nde? Uyu muntu nadakeburwa n'urushyi arakeburwa ni iki kindi cyamugarura? Nigeze umugabo umwe yigeze yambwira ngo Imana irambwiye ngo ngukorereho umugisha. Marize nari nzahaye arambwira ngo Imana irambwiye ngo uhinzu. Urumva atari ishimwe rikomeye cyane riremereye. Turajyana tujya kureba iyo nzu. Ariko nsanga iyo nzu koko ni Imana yari imubwiye ngo ayimpe simbizi. Nsanga habamwe igitanda ajya asambaniraho. Iyo nzu yayiguze umugore atabizi ayishyiramo icyumba cyo kujya ahuriramo n'abashaka ko bahura nabo. Tugeze muri iyo nzu arapfukama arambwira ngo mfite ikibazo. Nsengera yari afite urubanza amerewe nabi arambwira ngo nsengera iyi nzu nayitanzemo umuhigo ndanayiguhaye nibigenda neza tuzahita dukorana mitasiyo. Ndamwari ni umuhigo wawe ntabwo ari njye ubigusabye. Umpamagaye nta gahunda twari dufitanye ariko twari dusanzwe tuziranye. Naje ndamwanirera ahantu tugiye gusengera ndumva umwuka w'Imana hambwirira ko hakoreye ibyaha hakiranirirwa. Mana ni ukuri ni umwuka wari ubimbwiye. Arambwira ngo banzureke inshoreke muryamana na Yohana. Umugabo arambwira ngo nibyo pe turabikora ariko sinarekana nayo. Imana irambwira ngo mubwire ngo niba ataretse ibyo byaha aguye mu rubanza. Ndabimubwira kandi yarogwaga niyo nshoreke. Yaramuroze yaramutwaye umutima. Ndabimubwira umugabo yasohotse yiruka ahamagara abaturanyi arabwo ati muze musohora uyu muntu uri hano. Ndaza mpageze ndabwira nti dore imodoka twaparitsa muransohora nabi ninjiye nabi. Sinjye wizanye ngira urufunguzo rw'iyi nzu. Nari mpazi sahu ahantu nari mpazi ko ntinjiye muza abaturanyi. Mudugudu arandeba arambwira ati se koko yifunguriye uramuhuruje se aribye. Nsohoka ku neza nangaga gasuzuguro ku buryo bansohoramo bikorera muri ubwo buryo. Ndasohoka arambwira ngo uzarinda upfa utabonye ibyiza. Nguhe inzu nurangiza umbwire ngo nindeke umugore uwiwanjye ntesha umutwe. Aho wavuga ngo nabuze ubwenge. Oranje ntabwo navuga ko wabuze ubwenge. Kozi yari njyewe nawe akora ikosa abiganiriza umuntu uraho arambwira ati njye mfite ikibazo mu rugo nifite undi mugore. Biba bivuyeho bigeze mu rugo. Bikigera mu rugo biba bivuye mu rugo bigeze kuri yanshoreke. Yanshoreke iti iriya nzu ukayinyandikaho. Abaramuhagamye umugabo baba bamuhagazeho. Navuga ngo ni ku Gakano urubanza rwakiraniwe Hamana. Uyu muntu yanze kumvira ijwi ryo mu ibanga kandi disi yarahuye na Natani. Arisohoye yijyanye ku Karubanda. Yarahuye na Natani asenyurwe n'uyu munsi ntiruhari n'inshoreke ntibari kumwe. Uyu mugabo ntari mu Rwanda sinzi aho yagiye. None se twongere tuvuga abandi ntiwibuka uwo twasenganaga mu gashyamba. Yego kambwira ngo niba muteretswe nimumbwire iki Imana ivuze ntaduhatirije. Nimugire vuba mfite ituro ndashaka kumva iki Imana ibanyujijemo. None se nitukimubwira niyo umuhanuzi agomba kuba ayoborwa n'umwuka kuruta kuyoborwa n'abo abwira. Tugeze hafi tugasenga. Bantu bo kuri social media mwumvise bahanurira Anicet ku Karubanda, mwumva bahanurira Mariseri, mwumva bahanurira runaka, murangije mutegereza ibyo bintu kuri uwo muntu ko bizasohora. N'uburozi mwariye mu mutwe. Uwo muhanuzi ntiyatumwe n'Imana,
umuhanuzi watumwe n'Imana yubaha umutware. yego niyo yaba ari umutwara sibo, ntabwo utegetswe kumuhanurira mu ruhame gutyo. ubwo buhanuzi budafite ubwenge si ubuhanuzi. Ubuhanuzi rusange nibwo buhanuzi bujya muri rusange. Ubuhanuzi budafite ubwenge Satani bukoresha nk'inkota yo gushyira ku karubanda itorero no kugaragaza ubwambure bw'abakozi b'Imana. ubwo buhanuzi budafite ubwenge bwangisha abanyabwenge bo mu isi. Yego. Imana yanyu barayanga bigatuma bataza. Nawe mbwira uri depite, mbwiza ukuri uri senateri, mbwiza ukuri uri mu parliament, nkubonye wagiye gusenga kuri kamera bagukozeho wikubise hasi, inama n'imyanzuro uzafatira mu nama ngaha Anicet nzagira ngo wabitewe na dayimoni yagukubise hasi. yego uwo si umwuka w'Imana. Ntabwo ari umwuka w'Imana, ndabibabwiye. Ntiwaba uzi ko uzaba meya ngo wicare ku muhanda urya avoka. umwuka w'Imana. Ntabwo waba uzi ko uzaba depite ngo ujye muri pisine wifotoza ifoto yawe y'ubusa igende. Kuko nituyibona uri mu nteko iyo foto yonyine birahagije ko tuzayikoresha ukavaho. Itwararike niba umuntu witeze nk'ubuyobozi runaka yitwararitse akagenda nk'utwaye amabanga y'igihugu, wowe ufite ibanga ry'ubwami, ufite ibanga ry'ubumana, muri wowe rirahari. muri wowe harimo ibanga ry'ibizaba bikozwe n'ukuboko k'Uwiteka. Kuki witwara nka rubanda? reka nsabe aba bahanuzi, nibyo koko mwaratoranyijwe n'Imana, Imana ibahereza amavuta niko tubivuga, ariko aya mavuta wahawe adafite ubwenge akujyana kuri social media gutangaza ibyo wahawe nka message y'umuntu ukayivuga ku karubanda, ukeneye ubwenge bumeze nk'ubwo Natani yari afite, kuko bitari ibyo ubwenge butarimo, umwuka utarimo ubwenge ntabwo navuga ngo uri gukorera Imana. Ntabwo ari umwuka w'Imana, kuko urimo urangisha abantu b'Imana ubangisha Imana. yes. yego Rero nawe wakomerekejwe n'abahanuzi badafite ubwenge, wahawe message zigukura umutima, wakutse umutima. Reka nkubwire ngo humura. yego Imana ntikwanga. Ibyo Imana yakubwiye n'uburyo yagutumyeho. Yewe intumwa nizo zaje nabi, ariko ubutumwa ntibwari bubi. ubutumwa ntibwari bubi, ariko intumwa nizo zaje nabi zatengushye uwazitumye, ariko ubutumwa ntibwari bubi. Humura. Imana ishimwe. Humura. Imana niyo kwizerwa. Imana iragukunda. Niba ikubwiye ngo nzaguhana, iri kugira ngo wirinde ibihano. yego Kandi Dawidi yikubise hasi arapfukama. Imana iravuga ngo dore umuntu ufite umutima umeze nk'uwo shaka. Ubwenge bw'Imana Imana irabutanga. Twabonye urugero kuri Danieli. yes. Umwami yamubonyemo, numvishe bakuvuga, kandi koko ni ubuhamya bwiza. Yes. ni ubuhamya bwiza. Amen. ko Imana iri Imana zera. Mpamvu yavuze ngo ni Imana zera nuko bari bazi ko atari Imana imwe. N'abamarayika babafataga nk'Imana n'ibiki, ariko Imana yacu, Imana ishimwe, nikorere muri wowe mwene data nshuti y'umusaraba. Niba ushaka kumara iminsi ukorana n'umwami, yego mara iminsi witoza kubaha. nibwo uzagirirwa icyizere. Imana ishimwe. Ninde wakubwiye se ko hari umuntu usobanutse ukunda akavuyo? nta musirimu ukunda akavuyo. Ni Imana ni seriye. nawe ndi kwimeze. None se nubu mwenseriye uzakorana nayo gute? Banza urebe ko ufite ubwenge bw'umwuka, niba ububuze ubusabe. Imana ishimwe. Hanyuma ku karubanda ntawe uhabwirira umwe. yego ababwiye bose. Kandi ikindi, umukobwa ntahanirwa ku karubanda, ajyanwa ikambera, ajyanwa mu mbere mu gikari. Itorero rya Kristo nimureke kuryambura ubusa. Imana ishimwe. Amen. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenga. Reka dushimire bene data twari turi kumwe mu kiganiro. Ibiganiro bitamuka ku ijwi ry'umukanguzi nakagaruka. Reka n'ubundi tubasabe nk'uko twatangiye dusenga, n'ubundi mutugire imbere y'Imana dusenge. Turagushimiye Imana ihoraho, uri Imana y'urukundo. Ubwenge bwawe nibwo buzima, kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo ubwire umuntu ati kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Umuntu wese ukubaha mugirire neza. Koko niba ari ukukubaha, muha umurongo ngenderwaho, akorane nawe kandi ashobojwe n'Umwuka Wera. Dusenze dusaba kugira ngo ukuboko kwawe komora inguma, komora abakomerekejwe,
kandi abantu bariye ibyo kurya bihumanye biturutse mu kanwa kabitirirwa izina ryawe, ubarutse ubwo burozi bumeze nka opusito bubavemo, ubwo burozi bwica bubabaje bumeze nka ziga bubavemo, intsinzi y'agakiza k'Uwiteka bagaragaremo, ubuzima bw'Imana buganze muri bo ku bwa Kristo mwami wacu none iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.